Rwanda y'Urwanda nyamvuge ritararenga amazi atararenga igombe wiburigwe ko aburi ubwinangira mbese aho ntiwijuse ubwibagirwa kw'amahoro n'ubumuga bitangwa na Yesu wateye umugongo amahoro n'umutekano ni Yesu bitanga urumve Rwanda ukuri umenye igihe wagenderewe Rwanda we dore umwaka w'imbabazi uragushiranye iyo uzakumenya umuhamagaro Uwiteka yagushyizeho ugakora ibishimwa mu bigawa ukagirwa akanwa k'Uwiteka ugakora ibishimwa mu bigawa ukagirwa akanwa k'Uwiteka Uwiteka yakuvuzeho uzajya n'ububyutse umwisi uzabwiriza amahanga yitegure kuko Yesu agiye kuza kandi itorero rigomba gukanguka ubwiza bwaryo bukaruta ubwa mbere urumva se Rwanda uhagaza gushakwa kuko itorero rigomba gukangurwa n'ijwi ryawe Rwanda urumve Rwanda Rwanda we ukuri umenye igihe wagenderewe Rwanda we dore umwaka w'imbabazi uragushiranye mwaka w'imbabazi wagushiranye mwaka w'imbabazi wagushiranye Rwanda banyarwandakazi umwaka w'imbabazi ku banyarwanda warangiye mu kadomo nta gisigaye ntago hasigaye nta no kuranguza umwaka w'imbabazi warangiye umwaka w'imbabazi urangiranye no kwibuka 30 umwaka w'imbabazi ku banyarwanda urangiranye no kwibuka 30 kwibuka 30 nkuko yahuruje isi nkuko yahuruje kuzimu nkuko namwe mwese abafite amaso bareba abafite amatwi bakumva nukuri 30 umwaka w'imbabazi ushiranye na 30 kwezi kw'imbabazi gushiranye na 30 icyumweru cy'imbabazi gishiranye na 30 umunsi w'imbabazi ushiranye na 30 n'isaha n'iminota n'amasegonda by'abanyarwanda bishiranye na 30 rero mu by'ukuri mfite ikintu cy'igishyika cy'ikintu cyishe mfite agahinda kavanzemo ikintu ntafite uko nsobanura aho mariye Yesu aho mariye kumva ibintu mu by'ukuri sinzi niba wenda ntarumvise neza bizatambutse muri imyaka 29 ishize habaye jenoside yakorewe abatutsi ariko n'ubwa mbere mu by'ukuri numva nkurikira aho ku mugaragaro umwana w'umuhungu cyangwa se abasore inkumi umwana w'umuhungu aterekera ku manywa n'ubwa mbere aharaho n'umwuka w'Imana wambwiye ati hamwe n'ibyuzi hamwe n'ibigomba kuba vuba dore noneho umusozo nguyu ntihagire ikindi kintu urenzaho ndaje mu mwanya hindukira cunguza umwete kwiruka imbere aha haratambuka uwejejwe Rwanda we nukuri umenye igihe wagenderewe Rwanda we
iyo uza kumenya umuhamagaro Uwiteka yagushyizeho ntabwo ari ukutabimenya cyangwa se ko bitamenyeshejwe oya ubwo ibi byabaye kuri ubu bwoko bw'abanyarwanda ibi byabaye ku banyarwanda nkuko bigiye kuba ku barundi nkuko bizaba no ku banyekongo ibi bibaye ku banyarwanda byaravuzwe biravugwa biravuguruzwa birapingwa biragira gute ariko kwibuka 30 irarangije irapfundikiye nkuko umubwiriza Salomo umuhungu wa Dawidi yavuze ngo umubwiriza 3 ati buri kintu kigira igihe cyacyo buri kintu kigira igihe cyacyo ni ibice 3 buri kintu kigira igihe cyacyo kwibuka 30 nayo ni igihe cyo kugira ngo ibyahanuwe ibyavuye mu kanwa k'abahanuzi bikajya mu matwi ya hafi buri munyarwanda wese nanze kuvuga we boss wenda igice kinini barabyumvise bumvise icyo bagomba gukora bumvise uko bahamagawe bumvise ibyo Imana ibashakaho barabyumvise rero kwibuka 30 ntago ari wabizanye ntagira ubinshyiraho abantu barirangije amahanga yahuruye mwakagira Imana yemwe yahuruye ariko abatabizi nyine nicyo kibica biri Clinton uriya ni umunyamateka hamwe n'iyi leta n'amasezerano baba baragiranye y'amaraso nuko yagombaga kuhaba kugira ngo asezera bwira Satani ati dore ndashyikije ngushyikije no ayanyuma amaraso yanyuma asoza dore ndayagushyikirije nicyo cyamuzanye nicyo kimwe na Charles Michel wa Union Européenne oh mon Dieu nicyo kimwe na sasu aba ni amateka yo kunywana ni amateka y'ibyo bahuriyeho by'ibitambo by'amaraso byo gutanga baje kubihamiriza muri kira gihugu baje kubihamiriza aba Republika ya Czech baje kubihamiriza ayiwe uyu Musafati yego mama we na Sarkozy yaje nawe hari ukuntu bene data bakundwa bandimo kubwira ndagira ngo mbabwire ngo aba bantu aba banyacyubahiro baje buri wese afite impamvu yamuzanye ariko hari imwe bahuriyeho yuko baje gusoza noneho ibi byemeza neza nubwo wowe waba uri dasobanukiwe cyangwa utafite ubwenge bwinshi ntago bisaba ubwenge bwinshi n'uwa Tanzania yaje shenge nakamasa kohereje minafeti wako we ntago yaje Macron ntago yaje di hari n'undi munyarwanda nawe ibango yitwa Rive yaje Afrique du Sud hari ikintu Tanzania hari ikintu buri wese afite impamvu yagaragaye hari ahantu nta muntu wapfuye kuza gusa nta muntu batumiye wapfuye kuza gusa ngo araje no baje gusohoza ibyo amasezerano yabo na Sekibi kuri kariya gahugu akitwa Kadomo kavuzweho amagambo akomeye n'Uwiteka dore isibaniro ngiririye byarangiye bo barangije umuhango maze bahageze bahakandagiye baravuga bati twahageze ariko dukeneye n'ikindi ikimenyetso gishimangira koko ko duhuje ko kuzimu iri bubyakire neza ko amaraso y'abana bato amaraso y'urubyiruko rw'iki gihugu koko atanzwe neza mu maboko y'ugomba kuyamira mu maboko y'umwanzi kandi Uwiteka akaba ntacyo yabikoraho kubera ko yubahiriza ijambo rye kubera ko ibya abantu bakoze bikoreye ubwabo arabyemera akanabyemeza akanabyubaha bikabamara bikabarimbuza bikabakora uko abanyarwanda bagiye kuba ariko
uteka aba yarababwiye disi, aba yarababwiye we. Tugiye kumva umwana w'umuhungu muto agomba kuba afite 30, agomba kuba ngana na jenoside ahari, cyangwa ari imbere yaho gato, cyangwa ari nyuma yaho. Ibyo ari byo byose ni muto, waterekereye ku manywa y'ihangu, ku manywa y'ihangu agaterekera, kugira ngo bihuze nabo babe baritanze, kugira ngo kuzimu ibyakire neza, nta numwe ukosoye undi. No, ariko ibi ntibiteye ubwoba koko? Ibi ntibiteye ubwoba ra? Ubu aba bantu, ubu ibi ntibiteye ubwoba koko? Umwana w'umusore araterekera ku manywa. Twaje hano twese, twaje twisize icyezamutima, ubura werwa na gihanga. Babyeyi batubyaye babujije kuturera no kutubona ubudukuze. Namwe bavandimwe bacu barimo ibisekeramwanzi byasekeraga imihoro, nimuseke mugororoke, mwakira amaturo y'amashami yanyu yashibutse, nimwakira amatungo atungiwe i Rwanda, nimwakira imbuto zisakambye mu Rwanda, mudutsindira abanzi nk'uko twanabatsinze. Impundu duteye ntizibateshe ijabiro ryanyu, museke mugororoke. Twaje hano twese, twaje twisize icyezamutima, ubura werwa na baje bose, barahari bose. Urumva uwo mwana? Twaje hano twese, ngo bisize mana yanjye. No, twese, avuze twese, avuze bose. Babyeyi batubyaye, umva ababyeyi bababyaye nibo barimo kubwira batakiriho. babujije kuturera, abo ababishe babujije kurera abangaba no kutubona ubudukuze, no kugira ngo abo babe bababona bakuze. Mukurikire neza. namwe bavandimwe bacu barimo ibisekeramwanzi ababyeyi babo n'abavandimwe babo bapfuye buretse kiraga imihoro, nimuseke mugororoke. Ayo ni amagambo avugwa mu guterekera. Abakuru barabizi, abana ntabyo bazi. Nibaseke bagororoke. Iyo ni imvugo ya giterekero. Mwakira amaturo y'amashami yanyu. Uvuye umwana amagambo amuvuye mu kanwa. Abo bazimu ngo nibakira amashami yabo ngo yabashibutseho. Mana yanjye. Ni ukuvuga ngo niba ari bo ubwabo bibwiriye abo ngabo babo bapfuye babazimu ngo nibakira amaturo y'amashami yabo. Barakira amaturo yabo rwose koko disi, ni ukuri barayakira kandi koko amashami yabo yashira amatungo atungiwe i Rwanda. Batanze amatungo yose atungiwe i Rwanda. Nimwakira imbuto zisakambye mu Rwanda. Nibakira imbuto zisakambye mu Rwanda. Imbuto tsindira abanzi nkuko twanabatsinze. Hanyuma nibarangiza ngo babatsindira abanzi nkuko nabo babatsinze. Impundu duteye ntizibateshe ijabiro ryanyu, museke mugororoke. Guseka no kugororoka ni imvugo ya giterekere baterekeza. Hari umwijima kuko ubundi guterekera baterekera bari ahantu ntabwo abantu bose baba babareba. Sinzumvuganye nawe. Abana, umwana w'umuhungu ubwe atanze n'abandi bose aho bateraniye hariya bose n'ababo bose
bikaba bihuje n'aba bakozi ba Sekibi bose batumiye baje kugira ngo batange raporo babwire umwanzi Satani wabatumye ati dore amaraso wadutumye ngaye nabo ubwabo baritanze baravyemeye. Mon Dieu, twaje hano twese twaje twisize icyezamutima uhora wererwa na Gihanga. Gihanga ababyeyi batubyaye Gihanga nawe bamuvuze babujije kuturera no kutubona ubudukuze. Namwe bavandimwe bacu barimo ibisekeramwanzi byasekeraga imihoro, nimuseke mugororoke mwakira amaturo y'amashami yanyu yashibutse, nimwakira amatungo atungiwe i Rwanda, nimwakira imbuto zisakambye mu Rwanda, mudutsindira abanzi Yesu Kristo kuko twanabatsinze. Impundu duteye ntizibateshe ijabiro ryanyu, museke mugororoke. naho nakagendeye naho nakabereyeho je n'ai ati j'ai voyagé, j'ai vu les femmes fréquenter les coins de cabaret, j'ai vu le développement. Nanjye naragenze ndabona, nanjye nkuriye kubona koko. Mwami Yesu Kristo w'i Nazareti, mwana w'Imana nzima. Kristo Yesu wapfiriye abanyarwanda, Kristo Yesu wapfiriye abari mu isi, Kristo Yesu wagize icyo uvuga ku banyarwanda, ijambo ryawe rikasohoka rikabageraho kandi ntabwo rishobora kugaruka ridasohoje icyo waritumye. Nyaka kugira ngo baryumvire bararisiribanga, niyo mpamvu naryo rigomba kwirengera rigasoza icyo ngicyo waritumye kandi ritamwaye kugezaho umwana aterekera ku manywa. Bashobora kuba baranakoze imihango bakamubwira bati kora ibi kugira ngo bubahirize mu by'ukuri gahunda ya Satani yo kumaraho urubyiruko, yo kumaraho abanyarwanda. Yesu wishe ntaririrwa. Aba basataniste ba bino bihugu nabo rero baje, buri wese afite icyo yajeho, baje gusoza ibyo batangiye kuko igihe cyarangiye. Manda ya kuzimu yahawe abanyarwanda, yahawe ubuyobozi, ubutegetsi bw'u Rwanda yarangiye. Iyo uzakumenya umuhamagaro Uwiteka yagushyizeho, igihe waragenderewe muri imyaka 30, hubwo ibigwi byawe bivuye mu myaka 30 koko nukubwira Satani uti semba maraho none ko mwanze kwihana, ko mwanze gukizwa, ko mwanze kwizera amaraso y'umwana w'intama w'Imana, mwaranze. Iri ni iherezo. Kwibuka 30, nimwibuke 30, mwibuke 30, ariko 30 irabarangije. Buriya 30 ni ikintu gikomeye. 30 ni ibintu bikomeye mu Baheburayo barabikabirizaga. 30 ni umuntu yatangiraga kuba mukuru akagira ijambo. Na Yesu yatangiye kuri 30. Bivuga ngo 30 murarangiye. Hatangiye ibishya nyuma ya 30. Kuko ubwanyu namwe muriyemereye, mwemeye ibya Bill Clinton, Charles Michel Sasungezo n'uyu wanuzana byo murabyemeje. Muravuze muti muje kubwira Satani muti dore n'urubyiruko ni rwinshi, twararukwemereye, dore 30 irashize, tuje kubaguha neza, dore ngabo. Nabo bati turabyemeye, turashaka kubasanga. Abo bapfuye bagasiga tutaramenya ubwenge, dore twabashami, turi amashami yabashibutseho rwose. Yes, mu by'ukuri simbizi icyo mfite. Nari nateguye koko n'ubundi ko message yo kugira ngo
n'ubundi abantu bitandukanye abakeya babyumva babyubaha kandi babarame kandi Imana yateguye kugira ngo babyumvire n'ubundi yateguye ko bitandukanya n'ibi bikorwa byo kwibuka n'ibyunamo ibikorwa byo kwibuka n'ibyunamo n'ibikorwa mu by'ukuri byabaye twabisezereye ubushize twarabisezereye twarabisezereye twakoze iteka twakoze iteka twararikoze Mana yanjye we ibi ni iki koko mwami Yesu Kristo mwami urubyiruko rwitanze narwo ngo rwemeye gupfa oh no yemwe mwakagira Imana mwe yemwe ubwo rero iyo ngiye kuvuga wenda bigendanye n'ibyakozwe kugira ngo bitangire bihagarike ibi ngibi keretse uwasubira inyuma akareba ubutumwa bwo kuri 26 z'ukwezi kwa gatatu 2022 n'ubwavuzwe bubukurikira ku itariki ya 6 z'ukwa 4 2022 nanone n'ubwatanzwe ku itariki ya mbere z'ukwa 9 2022 rero ubu butumwa nibwo bwatuma wumva neza ibyo tugiye kujyamo kuko hakozwe iteka rivanaho rimaraho rikuraho kwibuka abapfuye kwibuka ibyo bya jenoside kwibuka abazimu kuko turi bazima wowe niba uri muzima ntacyo upfana n'umuzimu niyo mpamvu urubyiruko rw'u Rwanda rwamaze kwitanga rukiha abazimu rwose barabitaba rwose abazimu bari bubakire n'ukuri nabo barabakeneye kuko nta rukundo rundi babafitiye rero ahangaha mwazasubira inyuma mukareba kuri aya matariki ariko rero abatari babireba ntabwo byababuza gukurikira iyi gahunda ije none ahangaha kuko umwuka w'Imana ntabwo kuri abo ngabo hari ikigomba gukorwa rwose hari ikigomba gukorwa kugira ngo hagire ikirokoka nibura cyangwa se ababikoze ubushize abakoze iki cyemezo cy'umuntu ku giti cye cyo kwitandukanya n'ibikorwa byo kwibuka n'ibyunamo byose waba yarabikoze nanone yakongera kuko dore urubyiruko narwo rwamaze kuvuga ruti shita turakwihaye twese dufatanije na ba Clinton na ba Charles Michel rwose na ba Danus Swingos urubyiruko rwose nkuko baje guhigura umuhigo Satani bakoranye amasezerano muri iyi myaka 30 natwe turabyemeje nk'urubyiruko dore rwose twarashibutse ariko nubwo twabashibutse turashaka kubasanga nguko bimeze ye baba we ahangaha kandi naho yemwe abarahindahiye ya FPR urupfu namwe mugomba kuyiyambura kuko urubyiruko rwatanzwe byarangiye ku mugaragaro kandi byemejwe kuko kugeza ubu nta urabivuguruza ubufitiye ububasha aba bana benshi bavutse mbere gato ya jenoside cyangwa nyuma yaho batanzwe byarangiye kuko nabo bitanze no 30 kurangiza no gutangiza kuvaho no gushyiraho kwibuka 30 no kurangiza bimwe byarangiye hakagomba gutangizwa ibindi no kuvanaho ibyavuyeho ubwabo babyikuriye kuko igihe cyari kigeze hanyuma hagashyirwaho ibishya wenda twasoma aya magambo tugiye ku yewe cyo kwa naragenze ndabona koko naragenze ndabona nukuri abanyarwanda simbizi ntabwo mbizi pe ntabwo mbizi Abakolosayi 2:9 kabiri umurongo wa 9 n'umurongo wa 10 niyo magambo n'imbaraga tugiye kugira umurongo wa 9 n'uwa 10 Abakolosayi 2 nyamara muri we uwo ni Yesu Kristo w'i Nazareti umwana w'Imana nzima niho hari kuzura k'ubumana kose mu buryo bw'umubiri 10 kandi twuzuriye muri we
ari we mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Yes, uyu mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose ari we Yesu Kristo w'i Nazareti, ubwo nibwo yampaye. Niwe wasize ambwira ati nguhaye ubutware n'ubushobozi bwose, kuko muri jye nimwo buri, kandi uri muri jye nanjye nkaba muri wowe. Muri we niho hari kuzura k'ubumana kose mu buryo bw'umubiri. Haleluya. Kandi nuzuriye muri we, ari we mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Uwo ni Yesu Kristo w'i Nazareti. Ubwo butware bwose n'ubushobozi bwose nibwo ndimo kuvugana ubu butumwa butoroshye. Kuko umwanzi mu by'ukuri akora ibintu azi ko nta wundi muntu ubireba. Baba ngo ari ibintu baziranyeho. Ariko ntabwo dushobora guceceka. Niba abanyamadini baraho nabo barimo gukoma mu mashyi, nabo barimo kuvuga ngo ni gahunda za leta, niba bazi ukuri, niba bazi ko guterekera ari umuvumo, niba bazi ko kubandwa ari umuvumo, niba bazi ko abangaba baturutse hanze aba baje, ndahamya ntashidikanya ko hari bitwira izina ry'Imana bazi ko aba ba Kristo n'abangaba aba ba Charles Michel baje gusoza umugambi basezeranye. Kandi koko iyi leta ya FPR yubahirije umugambi pe. Abasore baracendaguritse, abagore baracendagurika, inkumi ziracendagurika, abagabo baracendagurika sinakubwira, imfubyi zirarira, abapfakazi baraboroga. Umva, barabyubahirije kwibuka 30. FPR wubahirije kwibuka 30. Urayishoje pe, uyisozanyije finale. Iyo kumwana w'umuhungu ari urepresenta urubyiruko, ari urepresenta igihugu, ari nawe bavuze ngo mwese murahari. Jewe n'abanye ntago duhari. No, ntago twari present. No, ntago twari tubirimo. Ati ubu mwese murahari. Niko yavuze ati ubu yivuga we twese ubu turahari. Mandwa zose turi imbere yanyu. Abakurambere mwese turi imbere yanyu. Twaje ngo dusoze, dore n'abadukuriye ngaba twarabatumiye ngaba baragandagaje. Buri wese yazanye Imana ye, buri wese yazanye ibigirwamana bye. Dore tugiye kuzubahiriza natwe nk'urubyiruko, nk'uko ari twe mwasabye amaraso yacu, nuko natwe turabyemeje. Banyakubahwa bazimu, banyakubahwa. Mbega. Cyokora haramutse hagize abanyamadini babivuguruza ku mugaragaro bati reka ahari icyarokoka, ahari harokoka 10, ahari harokoka 20, ahari harokoka 30 cyangwa 40 cyangwa 50. Kandi ntukine wowe. Ariko muri kugeza aka kanya ndimo kuvuga nta munyedini n'umwe uravuga ati no, mwiterekera ku manywa, mwiterekera woya, ibyo ni bibi biri bumara abantu. Kugeza ubu ntawe ndumva. Buri mushyitsi wese watumuwe yazanye Imana ze, baje gutanga go ahead. Mena amaraso databuja kwibuka 30 turarangije. Mena amaraso kandi abatanzwe cyane ari nabo babyiyaturiye babivuze n'urubyiruko, ni nabo benshi. Kwibuka 30. Oh yes, kwibuka 30. Yewe we nukuri kwibuka 30. Yo, kwibuka 30. Ariko yewe Rwanda, abana baratekera ku manywa. Ngo ni gahunda za leta. Nta munyedini wavuga n'umwe di. Ngo nibashaka bamwice nta kibazo, agapfa avuze ukuri, hari abakijije. Kuko yitwa uvuga rikijyana, ubwo ryakijyana rikagira wenda kuwa ryakize. Ariko bari muri gahunda za leta, n'abafatanya byaha, nabo baraterekera ku manywa, nabo n'imandwa nkuru, nabo bararamya ibigirwamana, nabo bashyigikiye kwibuka 30. Twaje hano twese, twaje twisize icyezamutima, uhora werwa na gihanga. Babyeyi batubyaye babujije kuturera no
no kutubona ubudukuze. Namwe bavandimwe bacu barimo ibisekeramwanzi byasekeraga imihoro, nimuseke mugororoke, mwakira amaturo y'amashami yanyu yashibutse, nimwakira amatungo atungiwe i Rwanda, amatungo nimwakira imbuto zose zagiye mu Rwanda, mudutsindira abanzi nk'uko twanabatsinze. Impundu duteye ntizibateshe ijabiro ryanyu, museke mugororoke. ntago ari icyorezo ugira ngo si iki ni icyorezo, ntago ari icyorezo, nta nubwo ari ibyorezo, ntabwo mbizi aho ibintu bihura koko. Mbega umupango wa Satani ukuntu utunganyijwe. Mon Dieu, abategeka ibi bihugu, abahaye gahunda u Rwanda bagomba gukurikiza, ababahaye amaraso, amaritiro y'amaraso bagomba kumena, bamanutse mu kwibuka 30 kugira ngo babwire Satani bati ntitwabikoze se, tuje no gusoza ku inyongezo yo kurimbura, noneho kuguha finale nkuko twabikoranye amasezerano, nkuko twabikwemereye, nkuko wabidusabye, nkuko natwe ari byo waduhaye zahabu, waduhaye diyama, ubu inganda zacu ziratera imbere, warakoze shita. Natwe tuje kubahiriza amasezerano twakoranye nawe. Dore n'ikimenyimenyi barirangije ku mugaragaro turi imbere yawe. Yo, kuramo abana bawe wowe, kuramo, vanemo n'abawe wowe. Ni wowe ngiye kuvugana nawe muri aka kanya. Va muri gahunda ya Clinton na Jean Michel. Vamo wabikoze wenda utanabizi. Vamo uvanemo n'abawe. Aka kanya ni wowe unzanye kugira ngo witandukanye n'ibikorwa byo kwibuka n'imivumo yose. Witandukanye n'iki gikorwa cyabaye kuri aya manywa, witandukanye nicyo kinzanyeho, nicyo mbereyeho, nicyo kirimo gutuma mvuga ubu. Uvanemo n'abawe. Niba wowe ushobora kugira akenge mbuga wera mbabarira abangaba wateguye kugira ngo ubarokore, babyumve neza kandi babyumvire. Kandi nyuma yaho ndongera ntanga Imana nk'umugabo, nkarabira imbere ya bose, imbere y'ijuru n'isi na kuzimu, ko amaraso y'aba bose atazambazwa. Kuko Ezekiel 33 abivuga neza cyane. Yari ifitiye ubwoba mama kuko nanjye mufite. Ati kuko nintababwira uzambaza amaraso yabo. Nta rubanza rw'amaraso y'umuntu mfite, nta rubanza rw'amaraso y'umunyarwanda mfite, nta rubanza rw'amaraso y'umugabo cyangwa umugore, nta rubanza rw'urubyiruko, umusore n'inkumi mfite rw'abanyarwanda, yewe n'abarundi, yewe n'abanyekongo. No, reka da. Atariko nubabwira bakininira, nubabwira bakitanga ubwabo, bagaterekera ku manywa, bagashaka gusanga bene wabo bapfuye. Nukuri ntabwo nzakubaza amaraso yabo, ahubwo uzaba umbereye inkoramutima, nibo bazaba bizize. Rwose uko ni ukuri ndongeye ndakarabye. Ntabwo ari ubwa mbere nkarabya amaraso y'uru rubyiruko mwana, nkarabya amaraso y'aba basore n'inkumi bitanze ubwabo, nkarabya amaraso y'aba bayobozi, nkarabya amaraso y'aba bategetsi, nkarabya amaraso y'aba bagabo bagize iriya leta yose, nkarabya amaraso y'abasirikare, nkarabya amaraso y'aba bana bagiye gupfa bagashirira ku rugamba kuko babyiyemereye. Noneho nta n'agahato, mu mwuka niko bikora. Mana ntabwo uzayambaza, nukuri ntabwo uzayambaza, ntabwo uzambwira ngo kuki ntababwiye. No, nanone kwibuka 30 umpaye ijambo kugira ngo mvugire mu butware wampaye n'ubushobozi. ngo iki mvugire mu butware wampaye muri Luka 10:19. none nanjye ngomba kugira icyo nishingikirizaho. Ubutware n'ububasha n'ubushobozi wampaye, mpabwa n'umuremyi, mpabwa n'umucunguzi wacunguye abari mu isi. Abo bazabyemera,
10:19 dore nguhaye ubutware bwo kujya ukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose kandi nta kintu kizagira cyo kigutwara rwose. Ariko ye ukagira ngo ubwo ntabwo ngiye mfite icyo nishingikirijeho se. Hari wowe wabyemera ntacyo wishingikirijeho. Ngo iki wewe wabyemera ari wowe ndaje dukore twitandukanye nanone n'ababikoze murabikora. Turitandukanya ni muterekero yaterekerewe yahitanye benshi kuri aya manywa. Turitandukanya nanone n'ayandahiro abayikoze ubushize nta kibazo barayisubiramo. Wowe wikunduka kuna nabawe. Ndaje we cyakora koko je voyage koko narageze ndabona ko ariko nkuriye kubona koko waburi ukinangira besabone wijosoke bagirwa amahoro n'ubumuga bitangwa na Yesu wateye umugo Charles Michel amahoro Kristo amateka sha amaraso menshi y'abanyekongo n'abanyarwanda ukuri umenye igihe wagenderewe Rwanda we dore umwaka w'imbabazi uradushira yarangiye umwaka w'imbabazi warangiye uza kuzitaho uza kubyitaho ibishinga mu bigawa ukagirwa kamakuru iteka ugakora ibishinga mu bigawa ukagirwa yemwe mwebwe natumweho uyu munsi kugira ngo twitandukanye n'ibikorwa byo kwibuka n'ibyunamo byose nk'uko hashize imyaka 2 twarabikuyeho kuko abazimu ntacyo bamarira abazima nk'uko abazima ntacyo bamarira abazima. Iryo teka kandi mushobora kurisanga mwarisanga ku bahishuwe.org niho byose biri, niho mushobora kubikura. Yewe we ariko naragiye ntabwo narinzi ko ibyavuzwe ibyahanuwe biri iki cyiciro kiri busozwe no kwibuka 30. Ntabwo narimbizi nanjye ntabwo narinzi ko kwibuka 30 ariyo masezerano batanze amaraso y'abanyarwanda yewe n'ay'abanyekongo yewe n'ay'abarundi ariko cyane nyine mundiri shenge we mundiri ku Gicumbi nkuko baterekereye ku manywa. Wowe rero wowe mwana w'ubugingo wowe niba ufite n'umuryango bashyiremo wowe birakora. Vuga uti ngewe uriya yatangiye guterekera akavuga twese tugiye sindimo vamo niko bigenda vamo muri ya muterekero vamo kandi akarwa kawe niko kari bubigemeze. Byavuzwe n'akanwa kuri waterekereye nawe ugiye kubikuzamo akanwa kawe uti sindimo muri twese nanjye ntago ndimo n'abanje n'abene data bose ntago barimo buri wese arikuramo nturimo. Yes niwe mvugana nawe ubwo abagiye kwitandukanya muri tandukanye n'indahiro ya FPR urupfu iyi ngiye maze imyaka yose mbabwira ngo mwitandukanye nayo namwe murabizi ko ngo nimutabikurikiza muzababwa nk'abagome. Kwitandukanya n'ibikorwa byo kwibuka n'ibyunamo byose hanyuma n'umuterekero w'uyu munsi ni icyemezo cy'umuntu ku giti cye. Abakeneye ibisobanuro rwose baza tubaza tukabasobanurira tukabafasha kuko niyo tubereyeho. Yewe data we uwa twese wo mu ijuru iyo iyi gahunda rero irareba buri munyarwanda uri imbere mu gihugu none babaterekere babamaze ari no hanze. Abakristo bo barasaba kwiha agaciro mu buryo bw'umwihariko kuko ari bo bumva ibyo ari byo kuko basobanukiwe ko urupfu rwa Yesu Kristo ari rwo rwonyine rugomba kwibukwa. Ndasubiramo banyamadini mwese ngo mukurikira ngo ibikorwa bya leta mwumve urupfu rwa Yesu Kristo nirwo yasize atubwiye ko tuzibuka rwonyine. Uwitabiriye iki gikorwa rero biramusaba kuba yarumvise buriya butumwa navuze haruguru
navuze haruguru buriya natanze ku itariki ya 23 z'ukwa gatatu 2022, iya gatandatu z'ukwa kane 2022, iya mbere z'ukwa 9 2022. Agomba kandi kuba yarasomye inyandiko y'iteka rikuraho kwibuka n'ibyunamo. Iyo teka ryakorewe irahe ryashyizweho umukono nanjye. Mbihererwa ububasha n'ijuru rega. Kandi riboneka, iryo teka riraboneka kuri website ya abahishuwe.org. Uravuga amazina yawe, urayavuga amazina yawe, yavugisha umunwa nkuko niwaterekeye ku manywa yavugaga cyane. Wowe uve muri iriya twese wivemo. Uravuga amazina yawe, maze kumva ibyo uhoraho ansaba kugira ngo ninjire mu mpamagaro neza, maze gusobanukirwa ibyambuzaga kubyubahiriza, maze kumenya uruhare za leta n'amadini byagize mu guteza abenegihugu ibyago n'imibabaro birenze urugero kugeza ubu, bakaba bariyemeje gukora imirimo ya sekibi, ariyo kwica, kwiba no kurimbura, ari byo biboneka muri Yohana 10:10. Iki kikaba ari cyo kivugo cya Shitani. Maze kubona kandi uburyo abanyamadini ari abafatanyabikorwa ba za leta, bazitinya kurusha Imana yabaremye, bakabeshya ko bakorera uhoraho ariko bakumvira leta muri byose ibategeka kuko ngo ni gahunda za leta. Maze kugenzuza ubwenge n'umutimanama, Umwuka Wera kanyemeza ko umuti w'ibibazo ari Yesu Kristo gusa. Umuti w'ibibazo ni Yesu Kristo w'i Nazareti gusa. None wowe ku giti cyawe ugiye gufata ibyemezo bikurikira, kuko wamaze kumva ibisabwa. Ingingo ya mbere, nanze gukomereza mu kinyoma cya Satani. Urasubiramo kubera ko bihari nyine, uzajya ugenda niba utanabisubiyemo neza, nindangiza kuvuga urongera usubiza inyuma ubisubiremo. Yego, ufata igihe cyawe. Nanze gukomereza mu kinyoma cya Satani. Yohana 8:44. Kabiri, nanze gahunda zose za sekibi yateguye zo kujya komeza kwica urubozo abo mu biyaga bigari akoresheje rusange. Rusange ni ukuvuga ngo icyaha gikorwa n'umuntu ariko kigasakuma. Urubozo mu myumvire n'ibitekerezo, mu mubiri, guhungeta, guhahamura, bacitse ku icumu bitanze bashize. Maze mu gihugu bamwe bakajya binjira abandi basohoka. Uwo ugomba kukibamo ukagiteramo iminsi. Gatatu, nanze kubaho ntariho kandi mfite uwampaye ubuzima muri iyi si ndetse akampa n'ubugingo buhoraho, ariwe buhoraho muri Yesu Kristo. Kane, niyambuye ibyo narazwe bibi byose n'abambanjirije, baba bo nkomokaho cyangwa abayoboye igihugu, naba mbizi cyangwa ntabizi. Ako ngako. Gatanu, nanze guhora nibuka abapfuye kandi genda muzima. Suko ntacyo mbatezeho kuko bo ntibariho, kandi nabo ntacyo bantezeho kuko umubwiriza 9:5-6 babivuga. Gatandatu, nanze gukomeza kumvira leta y'abicanyi ya FPR muri gahunda yayo yo gucuruza magufwa yise y'abatutsi yose ngo n'abatutsi nyabo kandi avanzemo n'ayabahutu. Karindwi, nsohotse muri gahunda ya ibuka n'ibyunamo byayo n'ibindi byose bishamikiyeho. 8, mpagaritse ingaruka zose byari kuzangiraho n'abanjye bose mu izina risumba yandi mazina rya Yesu Kristo. 9, nanze kwifatanya n'imiryango yose igendera kandi ikanakorera mu byo bise ibuka n'ibindi byose. Nsohotse muri izo gahunda, ari izabibuka abatutsi cyangwa abahutu, jewe n'abanjye ntaho bizongera kutubonera. Tubyiyambuye ku mugaragaro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. 10, jewe n'abanjye twitandukanije n'amaraso yose y'inzira karengane
yamenwe na FPR inkotanyi n'abayibanjirije bose mu buyobozi bw'u Rwanda kuva muri 59. Aho hose ayo maraso ari gutakira asaba guhorerwa, jewe ntazanyumve, ntazambone, ntajwi ryayo nteze nshaka nayo ntazumva iryanjye. Biri mu kubara 35, 33 no mu itangiriro 9 umurongo wa 6. 11 nitandukanije n'izindi gahunda zose zo kwibuka nabagamo ntasobanukiwe, kuko igihe kigeze kugira ngo Satani yiyongeze, cyageze andi maraso ya benshi bari muri iyo mikorere, cyageze uyu munsi kwibuka 30. Jewe mvuyemo kandi mvanyemo n'abanjye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. 12 nsigaranya amateka yashizemo imbaraga zinzika zinzigo, yego, atagize icyo yantwara, atagize icyo yatwara abanjye, atagize icyo yadutwara. 13 abanjye badasobanukiwe ndabahagarariye kuko mbafiteho uburenganzira bw'isano y'amaraso. Mbatandukanije n'ibyo byago by'ibyorezo n'inkurikizi zabyo byose mu izina rya Yesu Kristo. Ikitonderwa rero, iki cyemezo umuntu wese mukuru agifatira ku giti cye, ufite abana bato we yabahagararira bikemera rwose. Izo ngaruka ntizizabagereho, nibyo rwose, kuko byose bikorerwa mu mwuka, nanone kandi niho binapfira cyangwa bikahakirira. Ingingo ya 14 nitandukanije n'imikorere yose y'amadini, kuko abayayoboye nabo ari abafatanyabikorwa ba leta y'abicanyi, ni abafatanyabyaha bumvira leta kurusha uko bumvira Uwiteka babeshya ko bakorera. 15 ibigiye kuba mu biyaga bigari, ibigiye kuba mu Rwanda byarangijwe na kwibuka 30. Satani yishyuza amaraso wa murongo twa 33, 35. Jewe n'abanjye ntaho mpuriye nabyo, mvuye muri ya twese baterekereye ku manywa. Mpungiye muri Yesu Kristo umucunguzi wantangiye impongano, haleluya, iri mu Baroma ibice 3 umurongo wa 25. Guhera ubu na nyuma y'ibigiye kuba, reka nanjye mvuge ngo nawe urabivuga, jewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka wenyine. Yosuwa yabivuze mu bice 24 umurongo wa 15. 16 niyambuye umwambaro w'ubwoko butututsi, kandi nsohoye n'ubumara bw'aya moko muri jye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. 17 niyambuye indahiro rupfu ya FPR n'izindi ndahiro zose naba narakoze zishobora kongeraho ingaruka n'abanjye, ndabyiyambuye mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi w'abari mu isi. 18 mvuye munsi y'imikorere ya leta y'iti y'ubumwe bw'abanyarwanda, ariyo ya FPR inkotanyi, kuko ibyemezo byose bafata, amategeko n'amabwiriza yose bashyiraho biba ari rusange kuri munyarwanda wese nk'umwene gihugu. Mvuyemo, wowe uvuge ko uvuyemo, niriya twese baterekereye ku manywa, vamo n'abawe n'ukunda umuvanemo. 19 mvuye muri iyo rusange kandi mvanyemo n'abanjye, ntiwumva mfiteho uburenganzira bw'isano y'amaraso, nkaba mbaye gatozi ubyanze, ntiwumva, soka muri biriya baterekereye ku manywa bavuze ngo twese, ibintu ni mu mwuka. Ikindi nuko mbaye niyambuye ubunyarwanda, impamvu na gahunda za ndi umunyarwanda hariya babi ni imandwa zibikora, aho babikoreye ni muhazi hakogenda hazi. Togo gahunda z'ubunyarwanda na ndi umunyarwanda, nuko abanyarwanda babayeho, nuko ndi umunyarwanda yaje, kuko Imana yari itangiye mu mwuka barabitwambura.
gahunda ya ndi umunyarwanda ikindi nuko mbaye niyambuye ubunyarwanda na gahunda za ndi umunyarwanda zatanzweho ibitambo byinshi yego kwa shitani kugira ngo FPR igume ku ingoma igumishwaho no kumena amaraso ariko kwibuka 30 byayirangije n'udusigisigi ndasubirana ubunyarwanda igihe ibintu bizaba byasubiye mu buryo nta muntu ukizira rusange ubwo bunyarwanda nabwo mu gihe kigiye byose byabaye bishya buzahindurirwa izina haleluya hanyuma ushyiraho amazina yawe yose hanyuma ushyireho isinya ushyireho n'itariki y'uyu munsi tariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 2024 usinye uraba wabyizeye urimo kubyatuza akanwa kuko nagiye mvuga vuba bishobora kuba byagutonze wongera usubiremo neza witonze ntawe ukwirukankana uve muri uriya muterekero wo kuri aya manywa bavuze ngo mwese wowe uvamo hanyuma rero abawe ukuye muri iyo mikorere ya satani naba bakurikira ubavuga amazina n'amasano mufitanye abo ngabo ugomba kurengera n'abana bawe n'abuzukuru bawe nibaso nibanyoko nibanyo abo bose ufite bwa butware n'ububasha Yesu yaduhaye di ubashyireyo hanyuma rero kigiye gukurikiraho niri sengesho niryo ngiye kugusengera niri sengesho data twese uri mu ijuru nyine imbabazi n'ubuntu buhoraho iteka wakire uko guca bugufi kwanjye ni wowe urisenga ni wowe maze untandukanye n'ingaruka z'ibyakozwe n'abategetsi b'u Rwanda bayobowe na Sekibi nitandukanije ku mugaragaro n'amasezerano bakoze mu izina ry'abanyarwanda yo ngayo yose bakoze mu izina ry'abanyarwanda nitandukanije nayo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti nge nabanje twishinganishije mu maraso y'umwana wawe Yesu Kristo ngewe nabanje turi Gosheni aho niho baduhungishirije haleluya uduhishe kandi uturinde umujinya ugiye gusukwa ku biyaga bigari ukarimbura imbaga mwuka wera ndagutumiye kugira ngo ukomeze kuyobora intambwe zanjye umishurira ibihe bitoroshye tugezemo kubera kwibuka 30 igiye kumara abantu ngiye sinyigendemo mu izina rya Yesu Kristo uko unyobore unsobanurire uko ngomba kubyifatamo kandi unyigishe uko nkwiriye kunezeza umuremyi wanjye Uwiteka haleluya ibintu byakomeye kwibuka 30 ayiwewe ibi rero uvuye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen nukuvuga ngo navuze vuba ndabizi neza ntago wabikurikiranye nta nubwo wari ubimenyereye wenda wowe ubushize ntiwabikoze niba warabikoze ubushize ubisubiremo wowe niba ari bwo bwa mbere nabwo witonde usubize inyuma umva niba nta audio ufite kuko wenda YouTube birakunanira wandikire abangaba bi address bashyira munsi y'iki kiganiro y'ubutumwa bagusobanurire nibibananira bazakunyoherereze niba wumva ko ushaka gukira ugakiza nabawe ubwo rero bakundwa ahasigaye mu gihe kitarambiranye cyane tukiri muri ibi ngibi muri iyi myuka mu guhangana n'iyi myuka yakwibuka 30 ariko igiye gushyirwaho iherezo hari icyiciro cy'abanyepolitike abagize uruhare buri wese wategetse buri wese wahawe inshingano umurimo muri kiriya gihugu cy'u Rwanda ugihumeka buri wese wabaye konseserire mu dogodo buri wese wabaye nyumba 10 wabaye burugumesitiri wa komine ntazi prefegitura ntazi ministre wa guverinoma ntazi depite wa inteko ntazi senateri wa sena ntazi w'ingabo ntazi batayo buri wese wagize umurimo akora urwego urwo ari rwo rwose uyereye ku babaye ba perezida ku babaye ba premier ministre ku babaye ba depite n'abasenateur ku babaye ba ministre ku babaye abakuru w'ingabo buri wese wagize umurimo umuha umwanya wese ubutaha ni gahunda yanyu yihuse kuko ibyanyu nabyo ndongeye rero data waremye ijuru n'isi ye ntazi ntago nzi igihe wabiremeye sinzi n'igihe wabishyiriyeho
urangambirira mu bitekerezo byawe ntaraba urusoro mu nda ya mama ko nzaba ndimo gukoreshwa ibi muri iki gihe ukama ubutware ububasha n'ubushobozi Kristo Yesu igihe wamenaga amaraso kaguti ngushyizeho kugira ngo njye gukoresha uko mbyumva kandi mu buryo abantu batumva burihariye kandi ntibusanzwe nuko wangize haleluya nanjye ndabyakiriye ndongeye ndabyakiriye kandi ndabikunze kandi tubigendanyemo neza haleluya ndagushimiye ariko buri wese ubyizeye buri wese uri mu byaturi umuhita umudumbura igoshene haleluya urakoze mwami kandi yehe uburinzi bwiyongere mwami dore Satani agiye hagaragara kandi ubundi akora yihishe imyaka 30 barakoranye amasezerano bahora baronuvera buri mwaka igihe cy'icyunamo none 30 irabahitanye bose baje gusohoza baje gutanga raporo aho nubundi indiri yo kumena amaraso bayishize Uburayi buraza Amerika iraza Afrika iraza kugira ngo bavuge bati Satani databuja wacu ibyo badutumye muri kino gihugu turabishoje ndetse n'ubwabo urubyiruko ruvuze ko narwo rugwemeye gupfa rugashira turabyujuje nicyo cyabazanye mwami hari abari burokoke bake abari bubyumvire abandi barabifata nk'ibikino nk'abakwe baruti ndagushimiye uhoraho ndakunezerewe mutanga bugingo Kristo Yesu umwami w'abami mutwara utwara abatware haleluya ni wowe abakwizera bose uraba bugingo buhoraho mugenera atashye aratunganywa neza aratashye cyane abarimbuka nabo Satani arakira gahunda ze abazasigara nabo zina rya Yesu Kristo urakoze mwami urakoze Kristo icyubahiro ni cyawe igihe cyose naragenze ndabona none ngeze naho numva umwana w'umunyarwanda aterekera ku manywa ariko mwami Yesu ibi nibyo wambwiye ngo nzajya ngenda nabibona koko ahantu ngo hari ngo itorero ngo hari abapastori ngo hari ngo kiliziya ntagatifu n'urusange rw'abatagatifu nizeye ko bari bubivuguruze ubuse imbaraga babuze kwibuka 30 itari yazi Uburayi na Amerika na Afrika baje gusohoza umugambi wa final ubu niho bari bubona imbaraga baraho nabo bagiye kumera nk'inama bajyana kubaga barahawe ubutware barahishuriwe by'ibi baramenye impamvu bazi amateka y'icyagihugu bazi umuhamagaro w'u Rwanda n'abanyarwanda olala amaza tararenga igombe wimurigwe kuba buri ukindangira mbese aho niwe yosoke bagirwa amahoro n'ubumuga bitangwa na Yesu wateye amahoro n'umutekano ni Yesu bitanga urumva ariko urumve Rwanda ukuri umenye igihe wagenderewe Rwanda we inkumi ziragiye abasore baragiye iyo uzakumenya umuhamagaro Uwiteka ushyizeho mwihane abahinduye ubwoko mwihane abarihiwe na farije batari muri gahunda mwihane ababeshye ngo nabacika cumu kandi nawe bihuriye mwihane bitabasama umva ko mugira ibyo musuzugura mwihane uzabwiriza amahanga yitegure mwihane kuko
izima rirabambura ubuzima mwihane ntacyo utanga nta faranga ubwo ni izima ituruka iyo aho umwana w'umusore aterekera ku manywa umwana w'umututsi aterekera ku manywa umwana w'umututsi aterekera ku manywa hari amashami ngo yashibutse ku bapfuye ngo nabo ngo nibabahamagare babasange ni ukuri koko urumva ugishaka kuba umututsi wowe urashaka kuba umututsi wa mwana urashaka kuba umututsi koko abahinduye ubwoko mwese ababeshye kwibuka 30 noneho imbaraga za kwibuka 30 rero imbaraga za kwibuka 30 kubera iki Amerika yaje ni raporo Afrika yahageze Uburayi bwohereje intuza kugira ngo batangira bayisatani raporo ku gicumbi iri joro haratanga raporo nta ntuza nta bubasha mumfiteho ijuru rirandinze kandi ntabwo bwanyu ntabwo bizabasiga amahoro muri abagome muri abakozi b'umugome none umwana w'umuhungu w'umututsi yaterekereye habona ku manywa ihango sike ngiki uracyashaka kuba umututsi w'umukikajubu ngiki abangaba bari gukora amasezerano ushobora no guhubuka utakiriye Yesu nk'umwami n'umucunguzi kubera ubwoba ugahita usubira mu byo ngo nakubwiye niba utari wakira Yesu Kristo mu bugingo bwawe wakubera umwami n'umukiza n'umucunguzi korera isengesho kugira ngo ubone uko utabarwa uva muri uriya muterekero nawe uzi icyo gukora ntugikore bikomeza kukubera icyaha murakifuza kuba abatutsi ubu hari umuntu nyuma y'uyu muterekero hari umuntu uri bushake gukomeza kuba umututsi cyangwa kubyara abana b'abatutsi cyangwa kuba ngo nawe ngo ari umututsi ngo hareruya gororoka harisi uretse igikenya gusa kumanywa kumugaragaro n'ubundi nta nubwo nari no kubikurikirana ariko ngo kayavuze atari ko wowe uri mu biki va muri ibyo ngibyo urimo dore kwibuka 30 dore barirangije konte randu raporo yahuye neza 100%. Ubu hasigaye amaraso yo kuranguza yo kurimbura hasigaye amaraso yo kurimbura yo kumaraho kugira ngo buzuze bahe Satani ibye kuko yabahaye ibye yabahaye zahabu hade amabaho ko rutayi baha kolomba tadaredi ibaha wolfram ibaha zinc ibaha barakira ba technology barakira bagura indege barakora indege bareba hejuru ya maraso ariko Satani warashaka menshi hari no mpamvu umwana w'umututsi yaterekereye ku manywa hati ni musake mugororoki ibyo ndabyibuka ndi kwishiga kwa nyogokuru na ntuza mvuye no kubandwa bansize ingwa z'umweru we cyo bizankoze ndakize ngwiki ati twese uvemo cyangwa uri imfura ukomeze upfe gipfura urashaka gupfa gipfura yego batagucishije mu ijisho nahitamo kubaho ntariyo nahitamo mama nahitamo kubaho ntariyo nahitamo amaza tararenga igombe wimurigwe ko aburi ubingira besaho ntiwijusu Afrika yaje na Amerika n'Uburayi sike menya na Aziya yaje bitangwa na Yesu wateye kongera gusinya amasezerano ya kirimbuzi ni Yesu bitanga urumve Rwanda ariko sha ukuri umenye igihe wagenderewe Rwanda we umwaka w'imbabazi
data bakundwa wowe utari wakira Yesu iyi minota nsigaranye mike akira umwana w'Imana mu bugingo bwawe umwizere disi amaraso ye akwezeho ibyaha byose vuga uti mwami Imana numvise ibintu biteye ubwoba ndizeye numvise ijambo ryawe ndizeye ndakwakiriye mu bugingo bwanjye ngo mbere umwami umukiza n'umucunguzi mbabarira ibyaha byanjye byose ibyaha nibuka nibyo ntibuka nyandukura mu gitabo cy'urupfu unyandike mu gitabo cy'ubugingo singende muri uyu muterekero badushyizemo twese jyewe mvuyemo subiramo utijye mvuyemo mwami Yesu nyandukura mu gitabo cy'urupfu unyandike mu gitabo cy'ubugingo nkura muri iyi twese nemeye kuyivamo urakoze data wa twese ko wakiriye ubugingo bwanjye wakiriye ko ndi umwana mu rugo ku bwa Yesu Kristo mbaye umuraganwa nawe kandi nakiriye ubugingo buhoraho nakiriye no kurama subiramo ngo wakiriye kurama wowe subiramo ko nahuriye n'ubututsi wowe subiramo ko nahuriye n'abacika ku kimwe n'abaricoca n'abaricokoza subiramo wowe ugomba gukorera Imana subiramo ko nzakorera Imana ntabwo nzakenyuka nihaniye ubwibone ndihanye ndatuye abo mfitanye nabo ibibazo bose nditunganya nabo nshiye bugufi kuko bizakomeye niba uri umututsi iyambure ikintu cyitwa ubututsi n'ubucikacumu n'ubugororotsi n'imisaya byiyambure wowe ubwawe ntabikubwiye byiyambure nawe ibyuzi bikubamo niba warigeze kumva kwibwira mu mutima wawe ku bwoko bwawe bw'abatutsi buruta ubundi ibere umwana w'Imana data abangaba baciye bugufi abangaba imitima yabo imenetse ndabashinganishije mu maraso ya Yesu Kristo arambwiye ngo icyo nzajya gusaba uzanyuma fais-moi cette faveur Seigneur c'est promis aba baciye bugufi aba bana b'abasore n'inkumi biyambuye ibi byose baciye bugufi wumviye iri jambo ryawe ribakorere mwami ubashye bimvuye mu kanwa wese bimukorere bimubere uko abyemeye bimubere uko abyubashye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti uwe n'urubyaro rwe uwe n'abamukomokaho ayiwe bakugirireho umugisha nk'uko nanjye nawe ukugiriyeho Kristo Yesu umwami w'abami urakoze cyubahiro ni cyawe cyose mu izina rya Yesu Kristo amen naho ubutaha ubwo abanyepolitike bose babaye politike bose bazajya ku murongo kugira ngo nabo biyambure baragira ngo tuzazagira abo dusigarana benata naho ubutaha rero muve mu muterekero vuba muve mu miterekero no mu bibandwe ha bintu byavuga no korera no icyo gihe hanyuma noneho icyo gihe barandemobiriza barandemoraliza cyandireka baho bava imiterekero bava imiterekero